Ewana murabona ko rero radio yacu yamaze kuba okay. Welcome to Aritube Tech, where every electronics challenge has a solution. The hustler, the fighter, the troubleshooter, the reality of electronics repair. Never give up, mpaka nagize. Twakomeje rero, tumaze guca inzira, tumaze gutegura aho tugomba gushyira ya FM module yacu. Igikurikiye tugiye guhuza za nzira nk'uko twagiye tubibona. Icyo ukora urazikata hano kugira ngo za nzira twabonye eshatu zinjiramo hano, za nzira eshatu twabonye ziza zikaza kwinjira hano ku ma volume kugira ngo tube twagabanya tunongere, nizo ugiye gufata ukazikura hano mbere yuko zinjira hano, noneho zikaza kugaruka zivuye kuri FM zibona kwinjira kuri volume control, noneho izindi zisigaye ukaza kuzinyuza hehe, kuzinjiriza hano kuri za nzira twabonye umuzungu yadusigarije zo gukoresha ahangaha kuri point. Ubwo rero igikurikira nta kindi uretse kuba tugiye gukomeza kuzisudira, mara kuzicamo tuhita tuzihuza nizo bigomba guhura. Nyaboneka niba uri mushya kuri Aritube Tech, ntibibagirwe gukanda subscribe kuko wageze ahantu hanyaho. Niba ukeneye kwiga electronic repair, wageze ahantu hanyaho. Niturangiza icyo ngiye gukora, ngiye kudukata tuno dusinga kugira ngo tube tugufi tutazangiza cyangwa se tutazakoranaho hakavukamo short circuit. Hanyuma iyindi isigaye nayo ugomba kugira ute kuyihuza n'ingenzi yayo, nazo turaza tuzifatanye tuzisudire, tuzisodaring ferasudi, nazo urahita tuzihuza. Wirinda gukoresha sudire nyinshi, noneho warangiza kuzihuza hano, icyo ugomba gukora kugira ngo hatazabamo short circuit, ugomba kuzikorera isolation. Ubwo urashyiraho akayikore buji, jya wibuka guhanagura ferasudi. Hanyuma ukurikijeho iki, haracyabura za zindi ebyiri, zimwe zindi eshatu zigomba kugira ute kuza ahangaha. Eshatu reka dushake udusinga turi bukoreshe, nkoresha utungutu. Right na left, kako ntacyo bitwaye wayicurukura. Ngiye gukoresha ibara rimwe risa, noneho kuri ground reka mve gukoresha umweru kubera ko niwe mbonye hafi. Isigaye izireka tuzishishure, gutinda reka nkoreshe ferasudi. Urazishishura kuriya, iki gishishuye iyi ngiyi aba ari mass cyangwa se ground. Iyi ngiyi aba ari ground, izindi zisigaye rero ni left and right. Icyo ngiye gukora nta kindi,
iriya ground reka mbanze nyihuze niyo nahisemo ko iri bube ground, nahisemo gukoresha umweru kandi mpite mbihuza gutya. nimara kuyihuza mpita nyisudira, agure ferasudi nindangiza ngire gutya. nimara kuyisudira ngabanya uburebure, nindangiza harakurikiraho iriya left and right or left and right. Iyo left and right nayo reka ngire gutya mbihuze. nazo nurangiza uhita uza nazo ukazishyiraho agasudire. gushyiraho agasudire rero nabyo ukabigabanya kugira ngo ireke kuba ndende. nurangiza nazo ugomba gushyiraho aka ekore buji kugira ngo wirinde risike yo kuba habamo shoti ugasanga wakoreye ubusa. ibuka gukanda like niba dusanzwe tubana, wandike no muri komenti uvuga uti hari icyo nize. niba ubonye iyi video hari icyo igufashije, andika muri komenti ngo hari icyo nize. hanyuma wibuke no gukora share ku nshuti zawe n'abavandimwe ubona yagirira umumaro. kora share kuri mugenzi wawe ubona ukeneye nawe kwiga ripe. niba uri mushya rero nawe ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo utarajya ucikwa n'amasomo nkugezaho, kuko ucitswe nababara. kureba buryo ki zino nzira zahinguka hariya twakase kugira ngo biza kutworohera guhita tuzihuza na FM module yacu. hanyuma ibi nibirangira hano naho reka tuhizoretinge mbere yuko dukomeza ku bindi. ntawamenya ibyago aho bituruka, naho tuhizore. aho dushyireho aka ekore buji. nagure ferasudi. hano birangiye, ushaka wasubizaho za volume zawe. igisigaye rero twagiye kuri ya modire, supply yayo irahari. hanyuma arangiza agiye guconnectinga neza. hano agiye guconnectinga aho za nzira zayo. umweru twavuze ko ari buri bube ground. twavuze ko umweru ari buri bube ground. reka dukurure kamera neza, noneho izindi zikaba left and right. icyo ukora nta kindi, nayo tugiye kuyishishura, ariko uburebure dushaka twabugabanya twebwe, ariko ntacyo butwaye. niturangiza tugiye kuzishyiraho. twabonye uburyo ki usiga sudire ku rusinga, urufata gutya
warangiza ugashyiraho agasudire, ugafata n'urundi narwo ukarushyiraho agasudire, ugakomeza no kuri uru rundi narwo ugashyiraho agasudire. Igikoresho cy'umutekinisiye kirimo kiragwa. Ibyo numara kubikora urahita uza uzisudire hahandi twabonye zigomba kuba ziri, ahandi umuzungu yadusigarije. Dore ni hariya, ni ahangaha kabisa. Ubwo icyo ugiye gukora nta kindi uretse kuhasudira. Ubanza ushyiraho agasudire, mara kugashyiraho iriya yo hagati twabonye ko ariyo ground, noneho izindi zisigaye ni left and right. Isudire iri kubaho nyinshi, reka tuyigabanye. Reka tuyigabanye nayo tuyiterekeho hariya. Urabona ko yigabanyije ikajyaho fresh. Ibi nibirangira urazana rwa rundi, birangira tugiye kuyisubizaho hariya. Uri bukore nta kindi, uracomeka. Numara kwicomeka hariya, zino nzira uzisubizemo hariya mbere. Zino nsinga uzishyiremo imbere, shyiremo imbere kabisa, ubundi uterekeho urebe ko yagiyeho fresh. Wagira ngo byarasohokanye neza. Urabona ko wagira ngo byarasohokanye, urumva ngo byarasohokanye. Ikindi tugiye gukora nta kindi, tugiye kuyicomeka turebe ko modire yacu hari ikintu iri buduhe. Tuyatse, tumara kuyatsa nk'abajya nko muri FM, urumva ko yagezeho fresh, urumva ko iriho rwose, yamaze kugeraho. Buriya twashyiraho na bluetooth, ngo uko ibintu bimeze. Yagezeho. Igisigaye rero ni ugushyiramo amaburo, ubundi ugafunga iyi bluetooth yawe ukayifungaho neza. Hasigaye umukiriye kamurometera igikoresho cyiwe kimeze neza kabisa, kimeze neza. Igikurikira rero za volume zawe twa tuntu wakuyeho uragaruka udusubizeho